bakunzi ba JEHOVAH-NISS choir nkuko mumenyereye JEHOVAH-NISS yabateguriraga imikino itandukanye. Rero n'uyu munsi yabahishiye umukino ufite insanganyamatsiko ivuga ngo ese byari bikwiye ko muri iyi minsi abakristo bava mu masezerano nta mpamvu. N'abatindiye mukurikira umukino. Babonye amasengesho uyu munsi ukuntu yari ameze. Byihorera nawe bakubwiye ko ugiye no kubona umugabo. Bindekere. Ikintu ngusaba nk'umuvandimwe n'ukunsengera Imana ikabijya nkuko bikihuta ahubwo. Ceceka kugusengera nabyo. Ubu naba nakoze amasengesho y'iminsi 10 iyi minsi birikanani. None nicyo ngukundiye. Nicyo ngukundira kufasha muri byose. Ariko ceceka mbanze nkubwire. Tugasanga afite imodoka. Uzajya undapoza ku rusengero. Ego mubone kujya mu byanyu. Ibintu byawe byose byihorera. Wowe cyo ngusaba n'ukunsengera gusa tugafatanya mu masengesho naho ibindi byose bya dore turi kumwe. Ubutayi ubungubu tugiye kubujyamo. Tuyasenge koko umva mana we. Uzamuha umugabo w'umukire. Mana we. Imana irabibyumva. Mana irabibyumva rwose. Umugabo w'umukire. Umugabo w'umukire. Ubwo gahunda rero. Nzajya ndya gafiriti mana we. Umva ubundi nkorera ibyo byihorera gafiriti. Ifiriti gusa. Umva n'inkoko ahubwo. Ariko nzayirya mana we. Iriya match wayibonaga ariko. Nayibonye ariko. Iriya match yari imeze nabi. Ariko rero hari ibyo match tubiretse. Ndabona bose ariko ndabona basa n'abarokore. Abantu barasa n'abavuye gusenga ibyo ngibyo. Abashobora. Ibyo ntabwo ugendera ubu watamo kamwe ugatamo tubiri akakunaniza. Umukobwa ntabwo wamukomveka ngo umwemeze. Wetayemo kamwe ntakuntu yakunanira ariko. Wereka nkwereke. Ushobora kugenda agahita guhanurira kwizuza imyuka na bya bindi byo. Ibyo wabyima mate. Ariko uvuga mu ndimi ariko. Ibyo ngibyo hewe wigira mu bwugo. Wereka nkwereke. Uyu mukobwa hajya ngo numurokore. Njyana mangona mushikiranye ngo numurokore nawe. Ndaza gushaka ikuntu ntuzanira nimero yiwe. Ukumva ibyo ngibyo n'utamabi. Nta kintu ntabwo yakunanira Akanumero ke numara kukabona. Tayari ukimara kukabona. Leta nkuherereze. Leta nk'uko wowe. Nyifitiye nta kibazo nzahita ngukora. Wenza ndaka gushakira nimugoroba. Soza umugambi wowe ra. Nuko ibintu byiza. Soza umugambi kabisa. Nguru rugendo ni turugenda mu mwuka ntabwo tuzananirwa. Tugenda mu mwuka ntituzananirwa. Haleluya. Amina. Ako sha nubwo turi kuririmba nananiwe Nanjye ndumva naniwe n'ukuri. Maze rero ibirenge byo amaguru arahinda umwoto. Debera kino kirenge uko cyanganya ariko. Jewe kamwene data ese nuko amahwa yanyishe. Ariko we ngo turugenda mu mwuka reka dufatanye tuzamuka uyu musi. Reka dusindagizanye turekura urugendo twarurangiza amahoro. Ega ndimo ndasinze. Baba we. Ese ko nanjye ari uko. Nitugera ahantu heza tutagenda tugira ihangane nere data ndabona tugiye kugira. Data sinzira. Mfata ntaza kugwange kugenda nsinziriye. Humura rwose nubwo nanjye ari uko ariko mbonye ahantu haheza. Babwire. Ubundi Imana yashyizeho imibiri ngiruhuke. Reka turuhuke. Kandi koko no mu ijambo ry'Imana ndabyibutse ririmo iryo jambo. Ririmo rwose. Reka turuhuke. Twiruhuke. Kandi ntacyo bitwaye. Mu rugendo sundi tutaruhutse. Ego rwatwica. Sasa kugenda twiruhukire. Twari tuguye n'agacuho ni nayo yayo. Twiruhukire rwose. Enda mwene. We wicaye nabi ese turasinzira. Reka nicare neza. Undi nyegamire nanjye nkwegamire. Undi twisinzire. Reka ibitotsi byiza. Amina. Ibintu bafite ndano n'iby'agaciro. Ibintu bafite n'iby'agaciro. Nangiza ngo bantwaye za mfunguzo zyasezeranijwe n'amabuye neza tuzerekana ku gihugu cyo mwijo. Afembi fate we uragufata. Tubifate tubikomeza.
ibi bintu ntabitwaye naba mpombye urufunguzo se rwo ku marembo y'ijuru ubwo se ntarutwaye koko nayo nzajye mu ijuru naba mpombye eka musigare amahoro rwose musigare ntiharaca we hakeye ahubwo se bya bikoresho byacu y'amabuye mu izina rya Yesu rwa rufunguzo rw'amarembo y'ijuru igihe baba turabigenza nta kintu twakwerekana mu rurembo rwo baye nka wa mugabo nta bwenge yagiye mu ijuru nta rwandiko bakamubaza urwandiko akarubura ubu se twebwe twajya mu marembo y'ijuru koko twerekana ntibatugira inama ngo dusura tukanga none tugenda n'ibyacu twara tumanuka dusubireyo Surayimani rero meruka ambwira yuko agiye kundebera akanama kuriya mudadi twahuye ariko ndabona iminsi ishize icyumweru kigiye kuza atarampamagara ahubwo se ubu si wampamagayira ndabona ariwe alo Mr. Surayimani bimeze bite se nizere yuko iyi nkuru ugiye kumbwira ni nziza cyane kaka namba se warakabonye mwana kansendingire ahubwo kansendingire ewana bite ewana mukoringa tuvugane ewana mushyire ku mirongo nka ya yindi yo muri Bibiliya ndabizi yuko nubwo ntasenga cyane ariko imirongo yo kumutera sinzayibura kandi ndabizi yuko bizakunda uriya we ndamutsindiye ewana ndamutsindiye cyane uriya namujyanye n'uwanjye ndamutsindiye kabisa ariko rero nubwo mutsindiye uriya muntu ni umurokore ariko kuzamukomveka bizangora ariko urabizi kandi kanama nakwigira reka nzashaka uburyo njya mu barokore nanjye mpinduke we hanyuma deni nimara guhinduka umurokore hari nzahita mufashisha neza iyo nama nigiriye ndumva ari ariko nanone nzagisha inama Surayimani ndabizi ko ari umuntu wanjye uriya nawe azi ibintu byinshi yangira n'inama kandi iyo nama ndabizi yabiri ni inyamibwa ese ko Zayidi yakiriye nimero za Kesi kandi akaba yazishakaga cyane na Kesi akaba ashaka umugabo ubu bizaherera ese babagenzi bari mu rugendo bakaba bari bafite amabuye y'agaciro n'ifunguzo z'amarembo y'ijuru bakaba barabyibwe byo amaherezo yabyo yaba yahe mukurikira umukino w'ubutaha